Yes, ibihe byiza mukunzi wacu udahema gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Turi kuwa kane, turi hano kuri Kigali Play Stadium hagiye kubera umukino wo kwishyura w'igikombe cy'amahoro ugiye guhuza ekipe ya Rayon Sport ndetse na Police FC. Muramubona inyuma yanjye muhawe n'Imana Claude Diswe, umufana umuyobozi w'abafana ba Rayon Sport mu Rwanda no ku isi yose. Ngiye kugenda nganira nawe, ngira ngo muri kubibona mu mashusho imyiteguro ni myiza, imeze neza cyane. Navuga ngo ni Rayon Sport igiye gukinira ku kirere gisa neza kabisa. Ubona Rayon Sport kabisa yateguye umuziki ugenda ukagera no hakurya mu bafana. This way yoza bite this way yacomose ikase murakoze cyane. Uyu muteguro muteguro rero ibi byose ni bishyashya biri kugenda biza. Urumva hano rukuru bajya bumva umuziki nk'izi nimbo za Rayon, ugasanga wagiye harya muri VIP cyangwa no ku mpanda twikiriye, kandi buryo umufana duha agaciro cyane ukomeye ni umufana wari hakurya, kuko niba ufite vibe wamwe ko mujya muyivuga, niba ufite ingoma, niba ufite iki, tuba tubashaka n'abayimusi bashyushya rugamba hariya nabo baze bashyiremo akantu kugira ngo stade izabe ishyushye mbere yuko match itangira, cyangwa se muri mita, cyangwa se nyuma ya match ibintu byagenze neza. Ni Rayon Sport igiye kwakira ekipe ya Polisi mu mukino ubanza, byari byaguye miswi ubusa ku busa. Uyu munsi hari icyizere cy'uko mugiye gukuramo ekipe ya Polisi mugakomeza mu cyiciro gikurikiye kimwe cya kabiri. Ngewe numva icyizere gifite, numva ngifite ikipe biya byose guhera ku buyobozi bazi igikombe cy'amahoro cyo kivuga. Hano mu Rwanda ibikombe bibiri ari cya championnat turacyakirimo, hari cy'amahoro, ariko burya amaje gutwara cy'amahoro uba stable, uravuga ati nta kibazo hanga. So byumvikana yuko rero ubuyobozi bwasobanura abakinnyi ari abashyashya icyo gikombe cy'amahoro kivuze ko ari igikombe gisohokerwa, kandi urebye abakinnyi dufite usibye imvune nke zajemo, ariko bose bafite capacity ko batsinda Polisi. Koro urabona bishoboka nk'umukunzi wa Rayon Sport uri kureba iki kiganiro ataragera hano akaba yaratinye kugura itike bitewe nuko ekipe ya Rayon Sport yatakaje amanota 3 kuri Rimereke muri championnat, hajyamo amanota 8 n'umukeba, nk'umufana usa nkaho yacitse intege atavuga ati na Polisi tadukuramo mu cyamahoro, watinye kuza ahubwo nanyaruke bya Rayon Sport nkora mivuga ni ubutatu butagatifu, ni ubuyobozi, ni abakinnyi, staff, ni abafana, hatagira usigara, ariko abantu bose bakize ku munzani. Uzumye ko muri football bavuga ngo yenda byashoboka twabyita nk'umwako, ariko Rayon Sport ifite capacity ikomeye cyane ko yakuramo Polisi rwose ifatanyije n'abayobozi bayo n'abafana bacu. Twese iyi Polisi ntabwo yaguye kuducika rwose. Uyu munsi twebwe tweta dukomeza kuzagera finali. Rayon Sport ntabwo ikipe kuvira mwahanga, iby'umupira ntabwo wenda amahirwe kangaye kwijana 5 ushobora kuba, ariko amahirwe 95% nuko Rayon Sport yagumye kuramo Polisi. Ni match ivuze iki ku mukunzi wa Rayon Sport uri hano mu Rwanda ndetse uri hanze y'igihugu? Ni match ikomeye kubera ko ikipe yagiye itangira buke bukigera zamuka ikongerwamo abakinnyi, ikaba ari ikipe buri wese ari guha amahirwe. Nongera gushimira n'abakunzi ba Rayon Sport cyane abafana bakunda kwicara hakurya hariya amafani club n'abandi, kuko hari mentality amaze guhindura mu bantu bafana muri rusange. Ikipe hari yakinaga yatsindwa abantu bakijuruta bakagira gute, ariko ikipe ubu ngubu niyo inganyije baravuga ati muzano gakeya tubashimire. Iriya esprit rero nitwe tuyifite mu Rwanda hanga, abandi ngira ngo batsindwe ibyo bakora bizi, ariko bareyo baravuga ati nubwo tunganyije turabona byose ntako mutagize, muze tubashimire. Iriya ni motivation ikomeye cyane ku bakinnyi ndetse no ku buyobozi, yuko bigaragara ko hari partnership ikomeye cyane hagati y'ubuyobozi bwa Rayon Sport ndetse n'abakunzi ndetse n'abakinnyi cyarimwe. Biriya bintu rero biravuga ngo uyu munsi ni muze muri benshi, mwo kugira ubwoba, muze dukuremo Polisi, tugumanye ubufatanye bwacu bw'abafana n'abakunzi ba Rayon Sport muri rusange. Nk'umunyamupira ukompaye abakinnyi ba Polisi n'aba Rayon Sport, urabona uyu munsi Rayon Sport ari bingana? Ngiye gukompara nakoresha amagambo atari meza, ariko baturinde iriya system yo kuvunana. Hari ibintu byasegitera rwose byuriya mwataka wa Polisi ntabwo ari sawa cyane. Erija rwose ni n'inshuti yacu turazanye kuva kera, ariko Erija rwose nawe aba bantu uri gukandagira ntabwo ari byo. Kina ushyiramo akantu nabyo byose. Erija n'ufite televiziyo areba n'imipira y'u Burayi, iriya system se yigeze ayibona hehe yo gusyonyera? No, ntabwo ibaho. Ariko muri rusange Polisi nayo ntabwo yagaze nabi, ifite ba defenseur beza, ifitemo hagati heza, ariko abantu bakire neza, turi umupira uryoshye, kuko bajya bavuga ngo Rayon Sport yakenye na Mukura bakira umupira usukuye. Nabo rero nibaze dukira umupira usukuye, hanyuma ubuhanga rigaragaza kandi ntawe ni Rayon Sport. Sinakurekura ntakubajije kuri championnat, kuko na nyuma ya match turi buze kongera tuganire uko ubonye umukino. Umukino bamaze kubashyiramo amanota 8. Urabona ari ibintu bishoboka ko ekipe ya Rayon Sport izakuramo amanota 8, ko Rayon Sport iracyari kuri championnat, iracyari mu cyamahoro. Urabona ko bishoboka ko amanota 8 azavamo hagati yanyu na APR? Birashoboka cyane, ntabwo ari 8 kubera ko
tuzihurira ubwo ngubwo tuzihura na APR kandi ibyo byose APR nabonye nanjye nongera gushimira umutoza wa Marine yagaragaje ko bya bintu bajya bavuga ngo theatre atari byo Rwasamanzi rwose rafite yangu hari ahantu wagaragaje ko umutoza kandi abyemera ko umutoza utoza ikipe y'igihugu yabona amatege y'imyaka 23 turaziranye umutoza ukomeye hari abagaragaje ko CV yawe urimo uyirengera hari rero no batwekeye APR nyiza nuvuga ngo rero byose birashoboka amakipe izakina na zahura nayo hari amenshi twe tumaze gukina tumaze kurangiza gukina nayo ari Erimerek ndetse na El Hilal urumva ibyo byose tumaze gukina ariko nabo bazahura so natwe twihurire ibyo byose biracyashoboka rwose iki gikene n'ubufatanye gusa abakinnyi bacu babone salary ku gihe twe tugomba gufatanya tubone prime yayo tuyibahe ubundi byose birashoboka nta kitashoboka amanota 5 ubwo dukuyemo nyine tuzihurira kandi kuzihurira nabwo nitwe tuzabakira urumva rwose dufatanyije twese ko turi abareyo twazajya kurangiza iyi shampiyona twishimiye cyane dutsira na APR twanayakiriye twabonye n'amafaranga tugatwara amanota 3 koro nkurekura harabura iminsi igera muri 6 hagati y'6 n'5 ngo twakire FIFA Style kandi uri umwe mu bayobozi ku rwego rw'igihugu mu Mavubi ku kijyanye n'imifanire ho ni ibintu mwiteguye gute kuko ngira ngo barakubibona duhagaze muri stade yaravuguruye ibintu ni sawa cyane mu Rwanda batuzeho kwakira ku kijyanye n'abayobozi n'abafana uyoboye mu kijyanye na equipe nationale ho bimeze bite rero FIFA Style muyiteguye gute murakoze cyane mbere na mbere kamanze shimye nyako president wa Republika uhora uduha icyizere gikomeye cyane ndakeka yuko ugiye kubara imikino president wa FIFA amaze kuzamo hano mu Rwanda ni myinshi bya n'ubufatanye bukomeye buhera hejuru kuva kwa His Excellency kwaza kwa Minister ukaza kwa President wa Ferwafa narasobanutse urabizi Fabrice so ni mitegurire igaragaza n'abayobozi bari muri federation ari babone babaye muri FIFA n'abandi so igihugu cyacu ko cyarahaye amahirwe ya FIFA Series kikakira ibihugu bigeze kuri 7 dushyize muri cyacu kikaba cya 8 ntabwo ari buri gihugu cyose cyapfa kubona ayo mahirwe ndasaba rero bakunze umupira w'amaguru abasportif muri rusange tutitaye ku makipe dufana twereke umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu His Excellency twereke abayobozi b'umupira w'amaguru ku isi yuko mu Rwanda ari igicumbi cy'umupira nubwo ikipe yacu national yakomeye ngo ugere kure ariko tuzi kwakira tuba sportif bazaza ari benshi rero haba kwa hano kuri Pre Stadium ari Nyamirambo bazagaragaza urugwiro tuzayo dufane tubereke ko turi igicumbi cy'umupira w'amaguru hari n'abajyaga bavuga ngo Rayon Sport ngo igize kuzana abazungu n'abandi cyangwa izindi kipe none tugiye kwibona n'abazungu nyabo bavuye Burayi so ni spectacle ikomeye cyane rero ni ibintu twazishimira cyane tubonye n'abanyarwanda babyitabiriye kugira ngo turebe ko natwe twerekana isura y'igihugu cyacu ikindi ikipe yacu kwashyushya rugamba n'abandi bakunzi b'abanyarwanda bose bafara ikipe nationale turabasaba ko ku mikino ya national team izakina kuri Stade Amahoro mwese muzaze muri benshi dushyigikire ikipe yacu nkurikije mutoza Constantine ubushize bigisha yaduhaye rwose nta kibazo zongera biduhe ariko noneho n'amaraso make batubwiye aba banyarwanda bandi baje batari basabwe mu ikipe nationale nabo bazi tubereka ko turi abakunzi umupira w'amaguru mu Rwanda turi sportif ndetse n'abandi ngo bazaza muri visite baje kureba ikipe nationale nabo batubone nk'abanyarwanda basobanutse kandi tugaragaza urukundo ndetse na fanatisme iri hejuru reka nkushimire ko turasubira nyuma ya match tuganira uko match ibonye rose nakure kutabwiye abantu ibijyanye na Sendege Emile kwa Sipiro Sendege Emile kwa Sipiro ngira ngo abakunzi abantu mwabashyize igorora kabisa ngira ngo uyu mugabo rero reka ikigaragara muhanze abantu bose batari babimenya abantu bose baze kuzabakoresha ibijyanye n'amashanyarazi cyane cyane ibinyabiziga kuri moto rero dufite umuntu sportif nta uravuga ikipe afana kugira ngo abantu batagira ngo nukundi kuntu ariko Sendege Emile ni umusportif ni umufana w'ikipe y'igihugu nawe afite ahacuruza moto ku giporoso imbere ya Hilltop afite moto z'ubwoko bwose nabonye uzigiyeho zose M1 M2 M3 byose kuva kuri 1 kugera kuri 3 muhagane babahe moto ariko n'udafite amafaranga azamuhamagare mu bwenti bagukupe kuri makeya nta kibazo ariko icyo nzi ko ufite ubushake wese ageze kwa Sendege Emile azasaga serivisi nziza kandi igihe kirageze kugira ngo tutandukane n'ibijyanye n'amayisansi mwabibonye byatangiye kuba muri Iran byatangiye guhenda ubu rero uwiteganyiriza naguri moto ye ya Supiro hanyuma abayiparitse no mu rugo ushobora kugenda kukazerega n'abafite imodoka igihe bazaziparika vuga ati muzane moto ya Supiro itugeze ukaze kuri ko essence yahenze
so iyo byose rero kubikora ni ukwiteganyiriza ejo bundi uzasanga igiciro cyazamutse bitewe n'ibintu biri kubera ku isi namwe murabizi so ngiye kwakirika rero ujye kwigura akamoto kawe kwa Serge Emile. Reka nshimire Koro dusubire nyuma match yes ngira ngo uwo yari Koro ariko nkubwire ko tugiye kubana na Hano Hose TV ino match live nahandi muri buyirebe ni kuri Hano Hose nkunda match wakirinde inyo kabisa ku mashusho meza cyane araba ari inyuma ya kamera agenda gusomera 11 bagiye kubanzamo bagusesengurira duhurire rero mukanya kuri Hano Hose TV ni match tugiye kuba turi kumwe ngira ngo murambona mu myambaro myiza cyane nziza cyane ingofero nziza wo bita makriki electronique mechanique uyu nawe ngiye kujya nkubwira ibyiwe mu biganiro byacu bya buri munsi turaba turi kumwe na Hope Sport wabo iduka wabo y'ibikoresho bya sport turaba turi kumwe na Raguruari Trading Limited wabo amakaro meza cyane turaba turi kumwe na Ukwizera Hardware nawe turaba turi kumwe live kuri no match turaba turi kumwe na Kwizera Shop wabo amatera nziza cyane nawe tugiye kuba turi kumwe kuri no match turaba turi kumwe n'ikinamba cya mbere hano mu gihugu ni U-Class Kaosh nayo turaba turi kumwe ariko sirasoze nakubwiye ko aho bita Esperanza Sport Launch nawe turaba turi kumwe kuri no match abo bose mbandibuze kugusobanurira ibyabo. My name is Wizi nkunda match wa Kirindinyo ari nyuma ya kamera reka tukwereke ko abakinnyi ba Sport bagiye gusesekara hano tukwereke 11 mukanya duhurire kuri Hano Hose TV. Muri 2026 ibintu ni bibiri nta mpamvu yo guhendwa cyangwa ngo ugure ibikoresho by'ubwubatsi bitaramba kandi Ukwizera Hardware Limited ihari ku bwawe. Atugufitiye imashini za original zirimo za koshini zikoreshwa mu kuhira imyaka no gukura amazi mu gishanga yajyana imusozi. Atugufite vibreze zikoreshwa mu kumena beto no kuyivanga, poncezo no yazikata ibyuma, inkuta na beto ndetse na foreze zitobora ibintu bitandukanye. Muri Ukwizera Hardware Limited kandi urasanga imashini zikoreshwa mu gusudira, imashini zikata ibyatsi, imashini zifatwa mu ntoki zivanga amarange n'ibindi birimo amafomo akoreshwa mu gufunga imyenge. Nkaho bidahagije tugufite amarange akoze, kore zifatanya ibintu bitandukanye birimo imbaho ndetse n'imyambaro y'abafundi n'ibindi. Adukora mu Gakiro ka Gisozi winjire muri Copacom ku muryango wa AR034 waduhamagara kuri 0788 919 157.